Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Elohei ba Yeshua HaMashiach. Avraham, Yitzhak ויעקב ba Yeshua HaMashiach. maze אנחנו הולכים ללוחות היום. Niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba amasezerano y'amahoro asinywe ngo hagati ya Israel na Hamas. Kubyerekeye Gaza, turebe Gaza yahanuwe muri Amosi ko ibicumuro by'i Gaza Imana itabyibagiwe izabahana bikomeye bimeze gute. Kamubwire rero mbere yo kwinjiramo, manze gusuze mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Kristo Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Reka turebe ibyo amasezerano y'amahoro hagati ya Israel na Hamas, turebe uko bimeze. Ibikubiyemo ni biki? Ese bizagenda gute? Ese ibi bintu bazabyubahiriza? Reka tubirebe. Mbere yo kwinjiramo, kanda aho ugenda utakanzeho, kanda like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Niba muri abantu 1000 murebye iyi video, abantu 40 gusa karo bakandaho like, ni kuvuga ngo abandi muhita mwigendera. Kandaho kugira ngo ibi bigere no ku bandi bantu benshi, noneho kuri kubohore imbohe. Tumaze iminsi rero tubonye ibibaye hagati ya Israel na Hamas ngo basinye amasezerano y'amahoro, ariko ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ijambo riratubwira ngo niwumva bavuze ngo amahoro, ujye umenya ko hagiye kuba intambara. Nibavuga ngo turi gusinya amahoro, turi gushaka amahoro, abo bantu baba bashaka intambara. Ese gihamya yayo y'ijambo ry'Imana, gihamya y'ibintu niyihe? Reka ngo gihamya. Aho ngaho urabona ukuntu Israel igomba kuzaba ingana. Izaba iva kuri Mediterane hirya igere kuri Efrat, kiriya gice cyose. Ni ukuvuga na kariya gace, yaba ka Palestine bavuga, yaba izo Gaza, byose bigomba kuzaba biri Israel. Bizagenda gute kugira ngo bibe Israel? Nuko bagomba kuzabanza bagakubura, bagakumba, noneho Israel nyine igakorwa uko bayerekana nini. Ugatebaza uti se aya mahoro none barayasingira iki nimba bizwi imbere? Niyo mpamvu abantu badakurikira ibintu, bose bakurikira ibintu bakagiye bigiye bumva ngo amahoro arasinywe, ariko se na amahoro? Nimba nkubwira nti Israel igomba kuzamingana gutyo ari nini, nkuko babikwiyerekera ubwabo, none bakubwira ngo basinye amahoro yo kugira ngo bari abantu bagume hariya babe mu mahoro. Israel iraha, Palestine iraha, za Hamas ziraho. Urumva ibyo ntibishoboka kuko kibyemeza niki? Nuko hazaba intambara nyine yo kuvuga ngo amahoro na amahoro, haba intambara. Turebe rero ingingo 10 zikubiye muri aya masezerano uko biteye. Aya ni amasezerano mbanziriza mushinga bavuga ngo ni igice cya mbere gisinywe hagati ya Hamas na Israel bifashijwemo na Trump. Wibuke ko Trump cya gice nakweretse bamwerekana ngo ni Kuro, umwami Kuro Cyrus wari wa Persia, ariyo Iran y'uyu munsi, niwe bagaruye bavuga ngo abaye Kuro ukomeye ukoza amasezerano ya Israel mashya. Iki ni ikinyoma, narabikubwiye nkubwira inshuro nyinshi cyane. Kuro aramutse abaye nk'icyitegererezo Trump bamwitirira, ni ukuvuga ngo Israel na Iran zaba ari inshuti magara, inshuti z'akadasohoka. Ibyo bintu narabikubwiye. Urumva ako gashinyaguro, gufata umwami Kuro bakamwitira Trump, noneho Israel ikaba umwanzi ukomeye cyane wa Iran. Sinzi birababaje, biteye n'agahinda cyane. Icyo kinyoma sinzi kucyumva, kwitirira ibintu umuntu warangiza ugahindukira abamukomotseho bose bakaba abanzi bawe bakomeye. Numva rero byose ni ibinyoma. Cyagicere narakikweretse, ni imigambi miremire mibisha barimo bitazatinda kugira ngo abantu bayibone. Niyo mpamvu abantu natangiye nkubwira ni uko bashaka kuzanganisha Israel kandi Hamas iri hariya na Palestine ziri hariya, bizagenda gute? Nawe ubwo wabyisubiza. Nimba ubona ko bagomba kuzaba baharize, ni ukuvuga ngo bazemera abayoboke cyangwa se babasenye babarimbure. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri,
hari ukurekura imfungwa bavuga zarekuwe, abantu bavugaho byinshi, bavuga ko ari ikinamico, ko ari ibintu bikomeye, ko babonye nta bagore barimo, byagenze gute. Ariko imfungwa uko bimeze byo byararekuwe nyine, zararekuwe kugira ngo byemezwe ko amasezerano ashyizwe mu bikorwa, niko byagomba kugenda. Icya gatatu, hari abo ngabo bari bafatiwe bugwate, hari n'imfungwa nyirizina bagombaga guhererekanywa. Bavuga ko Israel yarekuye imfungwa amagana n'amagana zaba Hamas, byashyize mu bikorwa. Ariko reka tumeze turebe, Israel yagombaga gusubira inyuma, ingabo zabo zikava mu birindiro zari zirimo, zari zarafashe, kugira ngo aya masezerano yubahirizwe. Byagombaga ko ahantu hegereye Gaza hose hagombaga kuba ceasefire, ariyo bita agahenge k'intambara, bagatanga umutuzo kugira ngo aya masezerano asinywe. Ingingo ya 5, gushyira mu bikorwa guhagarika imirwano n'ibindi bintu byose bijyanye n'intambara. Ibi byose rero byasabwaga Israel kugira ngo ahantu hose hemejwe ko nta mirwano igomba kuhaba, bagomba kuhava bagasubira inyuma. Ibyo byose bavuga ko babyemeye. Ingingo ya 6, gutanga imfashanyo, abantu bakagira access, bakabona uburyo bwo kugera ku mfashanyo ahantu hose, bigafasha abantu bari muri Gaza kugira ngo babone ibiribwa, kandi noneho n'imipaka igafungurwa kugira ngo imfashanyo zibagereho. Ibi byose bigomba gukurikizwa, ariko se bizakurikizwa igihe kingana gute? Reka tubirebe. Ingingo ya 7, gukomeza kumva abahuza rero harimo Qatar, harimo Misiri, Egypt, harimo na Turkiya. Aba bose bazakomeza kumvikanishiriza impande zombi kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Ariko icyishimo y'ibintu n'iki? Ni kubera iki Qatar, Misiri na Turkiya. Satani afite umuvuno ukomeye. Ibi ni ibihugu by'Abarabu, ni ukuvuga ngo bari kubyifatira, bari kubishuka kugira ngo barebe ko babishyira mu kwaha kwabo, noneho ahubwo nibatangira intambara bazavuze mwarabyemeye, dore nimwe mwabyemeje, noneho ntibazabakome imbere. Wibuke ko bavuga ko Turkiya na Misiri n'Uburusiya ari byo bishobora kuzakoma mu nkokora za Amerika na Israel kugira ngo babateshe umugambi mubisha wa Satani bari gupanga w'ibihe birebire. Ingingo ya 8 rero, kwemeza ibintu birambye bizatuma amasezerano ashyirwa mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo intego bafite ngo nuko aya masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa ubuziraherezo igihe kirekire. Bagomba rero ngo kubyigaho kugira ngo barebe ukuntu byashyirwa mu bikorwa igihe kirekire. Bakavuga ko ari by'agateganyo. Kuvuga ngo n'agateganyo, ni ukuvuga ngo bishobora guhinduka isaha n'isaha. Ingingo ya 9, ibibazo bitakemuwe bigihari. Ibyo rero bivuga ko ari ukwambura intwaro Hamas, kandi noneho n'uzayobora guverinoma izayobora Gaza ni iyihe. Ibyo rero harimo imfungwa, harimo abakatiwe, harimo ko Israel itagomba kongera gutangira imirwano. Ibyo byose urumva bigomba kubahirizwa. Ninde uzayobora Gaza? Imfungwa zakatiwe cyangwa zitarakatirwa bizagenda gute? Israel nayo ikagomba kwemera ko itagomba kuzongera gutera imirwano bibaho. Nuvuga ngo ikintu gito muri ibi ngibi kizahita gisesa amasezerano, byanze bikunze bisubire hasi ku butaka. Kandi dore ni ku ijambo rikubwira, ijambo rirakubwira ngo amahoro. Uzarebe ko haje intambara aba ariyo uzatangira kwitegura. Ingingo ya 10, isi yose uko igomba kwifata nuko bigomba kugenda. Bavuga ko isi yose yabyemeye, yabyishimiye, ariko nubwo abantu bose bizeye ko bizatanga amahoro, harimo abantu bari kubikemanga, abantu babinenga, babikemanga. Reka twumve icyo bakemanga. Bavuga ko ibi bintu bizemerwa ari uko bishyizwe mu bikorwa, Israel ikarika intambara, Hamas nayo igashyira intwaro hasi, noneho bose bakumvikana
bikazaganisha kuri ya masezerano azagira ibihugu bibiri, Israel yigenga na Palestina yigenga, kandi Israel ibyo bintu ntabwo ibikozwa. Urumva rero ko aya masezerano nkuko natangiye nkwereka ko Israel igomba kuzaba igomba kuba rinini kuriya, Palestina yivuga ati tuzigenga, nubwo biba bicecetse birabina byo gucecekesha gato gato. Urumva ko ibi bintu byo gukora ibihugu bibiri bibanye byigenga, ibi bintu biri kure nk'ukwezi, tubitega amaso tureba aho bigana. Ariko icyo nzi cyo nuko bari abantu biye muri Israel byose bari kurwana n'ubuhanuzi, bari gusiganwa n'ubuhanuzi kugira ngo bakore ya Israel nini, bavuge ngo ubuhanuzi burasoje. Noneho bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri bwa nyabwo nyirizina, Yuda ugomba kuza hamwe n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika babiburizemo. Narabikubwiye nkubwira gahunda bafite kubaka urusengero wa gatatu, bakazana Antikristo akajyamo akiyita Imana, noneho bagakora Israel nini, bakavuga ko ubuhanuzi bw'Imana busoje nk'uko byanditse muri Bibiliya, abantu bose bakabyemeza isi yose. Ariko ntabwo ushobora kugenda amasigamana, kuko Imana igusiga iteka, kuko ihora ku bihe. Urumva rero ko mu minsi ije ahubwo nibwo ukuri nyakuri kw'ibintu kugiye kugaragara, noneho umwanzi Satani nawe agashyirwa ahabona, kuko Rwanda abantu bose bakamumenya. Kuko hari ibintu bimaze iminsi bibaye bigenda bitwereka ko twibeshyaga ko tuzi Satani uri muri ino si uko ateye n'uko akora n'ubugome bwe, ariko abareba ngira ngo bamaze kubona ko iyi si koko uko ijambo ritubwira yahawe Satani. Satani nta mikino afite, nta mbabazi afite, ari gusirwa n'agahe gato afite kugira ngo asoze ibyo asoje, ajyane mu irimbukira bajyanyemo. Niyo mpamvu turi hano amanywa nijoro tubabwira tuti muze mukuri, mukunda ukuri, musangize abandi ukuri, hato Satani atazabaca muri humye. Nkakubwira nti rero muntu wewe wumva inyota ukuri, ukunda ukuri, gusangiza abandi, ushaka ukuri, nkubwira iteka gusoma ijambo kugira ngo wumve iki ijambo rikubwira ari byo nkubwira. Ni ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 70, 80, yewe se n'ijana, wari wafata umwaka n'umwe ngo usome ijambo ry'Imana wumve ko kubwawe iki ijambo ry'Imana rikubwira, impamvu uri hano, ingufu Imana igiye guha abantu mu minsi imbere, ese zizasanga witeguye tayari ko izaziha abantu yateguye kubera ko bakunze ijambo ryayo bagakurikiza inzira zayo? Ese weho umeze utuhagaze ute uyu munsi? Nakubwira nti rero kanguka, shaka ijambo ry'Imana uryiyandikeho, yaba ku mutima wawe yaba mu bwenge bwawe, ukoresha imbaraga zawe zose ushakisha Imana, kugira ngo ibyo Satani ategura kuzanira abantu muri no minsi none ije ntuzabyemere, dore ko 2019 baciye abantu muri humye. Nkongera nkakubwira nti rero ukomeje kwiyandikisha muri benshi, ndabashimiye cyane. Subscribe nawe utariyandikisha, kugira ngo uku kuri kujye kubageraho umunsi ku munsi. Kandi aho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. N'iby'agaciro nkambashimiye none mbikuye ku mutima. Tuzakomeza muri no minsi tuganira, turebe ibyo twahishwe, turebe bijya mbere, byose noneho duhurize hamwe uku kuri kubohore imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.